Urifuza kugira urugo rwiza rwubaha Imana? Urashaka kugira urugo rurimo amahoro, rurimo ibyishimo? Emerera Imana ikubere umuranga muri uru rugendo rwo gushyingiranwa. Niwemerera Imana ikakubera umuranga kandi ikakubera umuhuza, uzagira urugo rurimo amahoro kandi urugo rurimo kubaha Imana ndetse no kuyumvira. Umva iyi nkuru. Inkuru y'umugabo cyangwa se umusore witwa Yakobo, uburyo yakunze umukobwa witwa Rasheli akamwizirikaho cyane. Ariko uyu mukobwa nubwo yamwiziritseho, haje kubaho kuriganywa, Yakobo ahabwa undi utari uwo yasabye. Uratekereza ko se uyu bamuhaye Leya yari impanuka? Oya, kuri Yakobo byabaye nk'impanuka, biba nk'aho bamuhenze ubwenge, ariko ku Mana ntabwo Leya yari impanuka kuba umugore wa Yakobo. Ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 29 ku murongo waho wa 26 haravuga ngo, kaduhere kuri 25, ngo mu gitondo Yakobo abona ni Leya, abaza Labani ati wangize ibiki? Rasheli si we natendeye, ni iki gitumye undiganya utyo? 26, Labani aramusubiza ati iwacu ntibagenza batyo gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'ubu tubone kugushyingira n'uriya iyindi myaka 7 uzatenda. Reka duhagarare aho gato. Umuntu Imana yakugambiriyeho cyangwa se uw'Imana yakuremeye ko muzabana mukagira urugo rw'umugisha, ntabwo uzamubona bikugoye. Ntabwo uzamubona bikugoye kubera ko nta kintu na kimwe ufite gukora kugira ngo uvunike kumugeraho. Umuntu uzi neza ko mukundana ariko kugira ngo umugereho ukabona birakuvuna, ukabona birakugora, uwo muntu ntabwo ari uwawe. Ijambo ry'Imana rirakomeza rikatubwira ngo Yakobo yabigenje atyo, amara indi minsi 7 ya Leya, Labani amushyingira Rasheli umukobwa we. Kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we indongoranyo. Yakobo arongorana Rasheli, akundwakaza Rasheli, anyungwakaza Leya. Atinda kuri Labani indi myaka 7. Maze Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu Yakobo yakoze ibishoboka byose kugira ngo abone icyo amaso ye yakunze cyangwa se umutima we wakunze, ariko Imana yo mu ijuru yari yamuhaye Leya ibishaka kandi yamugambiriyeho kumuheraho umugisha, ngo yitegereje agahinda Yakobo yatezaga Leya, bituma Imana ifunga urubyaro rwa Rasheli ihereza Leya umugisha w'urubyaro. Yaramubyariye rero kugeza ubwo yabyaye ku nshuro ya 4, yamubyarira abana b'abahungu, ariko murumuna we atarabyara umwana n'umwe. Ku gice cya 30 niho batubwiye ngo Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru we ishyari, abwira Yakobo ati mpa abana nutabampa simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo, aramusubiza ati ndi mu cyimbo cy'Imana se ko ariyo yakwimye imbuto iva mu nda yawe? Aramusubiza ati dore umuja wanjye Biluha umugire inshoreke kugira ngo abyarire ku mavi yanjye, nanjye mbone urubyaro kuri we. Ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu byaje gutuma Rasheli agira ishyari, agirira mukuru we ishyari, atangira noneho kuyobora umugabo we mu kujya mu nshoreke. Ngibi bizakubaho rero wowe uri kwizirika ku muntu wakundishije amaso yawe y'umubiri, si amaso y'umwuka, si Imana yakubwiye ngo nuriya, ariko ukaba waramwiziritseho, kandi wenda hari ibintu byinshi iragukorera, udusinya twinshi iragukorera tukakwereka ko uwo muntu naho mwabana azakubabaza. Cyangwa se uyu muntu naho mwabana ukabona yuko uzahora hari ibintu byinshi witanga ku buzima bwawe kugira ngo umushimishe. Uko niko Yakobo rero yemeye aryamana n'inshoreke, umugore we yakundwakaje cyane yari amushyingiye, biza kuba bibi kuko na mukuru we nawe yabikoze, aravuga ati niba ari inshoreke nanjye ndayimuha, ndamuha umuja wanjye. Bituma Yakobo aba umugabo w'abagore bagera muri 4. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Women in God's Ministry, wowe ushaka kugira urugo rwiza, ndakwifuriza kugisha Imana inama, ndakwifuriza gusenga, kuko urugo ni ikintu cyo kwitondera. Urushako
ruvuye ku Mana ni umugisha, ariko urushako rutavuye ku Mana, urushako umuntu yiyoboyemo, ni rubi cyane kuko rubabaza umutima w'umuntu kandi rukamutera igikomere cy'ubuzima bwe bwose. Rero umuntu Imana yakuremeye ntabwo uzamubona bikugoye, nicyo kintu cyo nagarukaho, ntabwo uzamubona uciye mu nzira ikuvunnye cyane, kandi ikindi umuntu Imana yakuremeye ushobora kutamubona muri ya sura watekerezaga cyangwa se muri wa muntu wifuzaga. Navuga ngo ntabwo azaza muri kava iryoshye igukururishije amaso y'umubiri, ariko menya ko amaso yacu nk'abantu twebwe areba ibya nonaha, ariko amaso y'Imana akareba n'ibizaba ejo hazaza. Reka Imana iguhitiremo, nibwo uzagira ejo hazaza heza, nibwo uzagira urugo rugushimishije, kandi nibwo uzagira amahoro, ukagira ibyishimo uri mu rugo rwawe. Imana ibaho umugisha rero kubwo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Twarisanze mu itangiriro, ni ibice 29. Wagenda usoma iyo nkuru, ndetse ndabizi ko munayizi cyane. Ni iki ngiki umwuka w'Imana ashaka kutwigaho, ni ugutega amatwi ndetse no gusenga, tukinginga Imana kugira ngo ituyobore mu rugendo rwo gushyingiranwa. Bye, tuzabonana ubutaha. Ciao ciao. Niba wakunze iri jambo, ntiwibagirwe gukora subscribe. Imana ibaho umugisha.